Twongeye kuba ikaze kuri channel yacu The Vibes Triple Rwanda. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho inama y'icyumweru. Inama y'icyumweru yacu uyu munsi iragira iti: ntuzubahe umuntu kubera ko hari icyo umukeneyeho, ahubwo uzubahe buri wese kuko ashobora kukubera umumaro mu gihe utazi. Abantu dukunda kubaha abantu kuko tubona ko hari aho bageze, tukubahuka abandi kuko tubona ko hari aho bakiri. Abantu dukunda bafite televiziyo none, tukubahuka bafite viziyo y'ahazaza, ejo ukazamubona muri ya televiziyo wakurikiye. Wubahuka umuntu uyu munsi kuko ubona akagaragara nk'uciriritse, kandi utazi ko ejo uzaba uri kumusaba akazi, nk'uko wabivuze neza ko bucya bucyana ayandi. Uca ku muntu ukamutera icyondo, wagera imbere ukamusaba ubufasha bwo kuyigukurira aho yaheze. Ngaye nguko rero bavandimwe, ndabagira inama yo kubaha buri umwe ntacyo mukurikiyeho cyangwa se umwitezeho, ahubwo umwubahe kuko utazi aho buzacyo ugeze, utazisanga mu gatebo kamwe nk'akaba abandi basaba bo bimye. Muvandimwe rero, ntuzubahe umuntu kuko hari icyo umukeneyeho, ahubwo uzubahe buri wese kuko ashobora kukubera umumaro mu gihe utazi. Mwari muri kumwe nanjye Umulisa Trick Sonia.